umwanzi. The Bible says that we do not know how deceitful the enemy is, because you might spend the whole day while you are in a glorious day, while you are, of course, connected in the spirit. But at 5 minutes past 10 p.m., of course, while you have finished even to pray, while you are about to sleep, you receive one message from a close person. So you immediately get disconnected. You are drawn, you are driven from the presence of the Lord. You spend the whole day in, and then the enemy pushes you and you go to Potiphar's house. Ndashaka urebe uyu muntu araguzwe nk'imbata, avanywe mu mwobo, bene se bamutayemo, arazira iki? Vuga ngo arazira presence y'Imana. Nguyu turigende ku murongo wa 4. Yosefu amugiriraho umugisha, Jesus Christ, abari we akorera ubwe. Agiriye umugisha kuri nde? Potifar, kuko yango yabonye presence y'Imana ku buzima bwe. Ntabyo Yosefu yamubwiye, ariko something is upon him. Hari ikintu kimuriho kirimo kirattracting neza. Aho ababyeyi be batari, kirimo kirattracting neza ubuntu, igikundiro kimuriho. Ngo Yosefu amugiriraho umugisha abari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe. C'est pas possible. Amubitsi byatunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ikibintu bye byose, Uwiteka ahumugisha urwo rugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Aka kantu gashyireho ku bwande, ku bwa Yosefu. Ni urugo rutari rufite umugisha, ni urugo rwarimo amatiku, ni urugo rusenga ibigirwamana. Remember, ni urugo rwuzuye umwijima kubera presence, kubera umuntu winjiyeyo yarabaye filled, yarujujwe. Ako kanya ni nko gucana itara cyangwa ukazimya. Urugo rwari rwuzuye umwijima, Yosefu akandagiyemo. Habaye iki? Habaye iki? Umucyo uhise ucana, umucyo uhise uboneka. Ngo urwo rugo rugira umugisha, ruramurikirwa. My God, ariko hari umuntu uri online, hari umuntu ukurikiye. Urwo rugo ruramurikirwa, urwo rugo rugira amahoro, amahana aragenda, ngo ibintu byose yumva yabitanga. Ubutunzi araburekura ati Yosefu bibike. Afite umugore, afite abo, bibike Yosefu we. Erega Yosefu nawe aratunguka ikimubayeho. Reka ngubwire ngo icyo ukeneye ni presence y'Imana. Ntabwo ari ukwiruka inyuma y'ibintu. Imana nuhura nayo, urinjira iwawe, umucyo wari kuri Potifar usohoke. Ibyari bitegetse umuryango wawe bipfe. Imana yari ikeneye umuntu umwe umurikirwa n'umucyo kugira ngo umuryango wawe ukizwe. Niyo mpamvu ubona ijuru riko riragushakisha, niyo mpamvu uri wanted, niyo mpamvu ijuru umutima wawe wumva ushaka Imana. Ni kubw'ineza y'urwo rugo rwawe, ni kubw'ineza y'abo wabyaye, ni kubw'ineza y'aho ukomoka, ni kubw'ineza ya benshi bagufasheho. Yosefu akandagiye mu rugo rwa Potifari w'umupagani. Presence y'Imana inesha umwijima. Ndasenze ngo uhura n'Imana wuzuzwa imbaraga z'umwuka wera, umwijima uhunge mu byawe n'abawe au nom de Jésus. Yes, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Now this has blessed me much because of Joseph. The only thing that you need is not to run after the thing. It is only to be imparted by the Spirit of the Lord. It is only to be enlightened, and the light of the Lord shines upon you, and for you, you go in the household to be blessed. So if the light of the Lord comes upon your life, if the light of the Lord appears on your life, your household is going to be blessed, your family is going to be blessed, your siblings are going to be blessed. It's only the power of impartation that you need, so that the things that are outside you are going to be enlightened. Nifuje gusoreza handasha gusoza nkwereka ko icyo wari ukeneye muri urwo rugo si uguhinduka kw'akanaka, si ugutungana intoki, si uko umwana wakira, si uko ubutunzi bugaruka, akazi kaboneke. Ibyifuzo ni miliyoni. Icyamugasobanukirwa ko wari ukeneye icyari kuri Yosefu.
Now I kuko icyari kuri Yosefu nicyo cyadrivinze out, nicyo cyasohoye ibitari by'ubumana byose byari kwa Potifari. Mwabibonye ariko ibigirwamana byarategetse, ibimana bye by'ibinyamahanga byarategetse, presence y'Imana inesha abazimu bose bari muri uru rugo. Ubutunzi ngo uru rugo ngo ruragendererwa. Icyo ukeneye ntabwo wari uzi ko ari cyo ukeneye. Icyo ushaka ntabwo wari uzi ko ari cyo ushaka. Niyo mpamvu uyu mugoroba ndimo ndavuga umugisha no mu buroko no mu nzu y'imbohe. Aho ubohewe ushobora kuhabonera umugisha. Yosefu abohewe mu rugo kwande kwa Potifari, n'imbata bayiboheyemo, ariko niho ahindukiye umugisha, niho icyo ukeneye ntabwo ari utwo twifuzo 15. Ukeneye kuzuzwa, ukeneye icyubahiro cy'Imana, ukeneye the presence of heaven, ukeneye the glory of Jesus, ukeneye imigezi y'ubugingo, ukeneye kuzura Imana, ukeneye Imana, presence yayo irasohora ibindi byose. Yes, I pray that this evening you may come to the understanding that you get to know that it's not about the prayer requests that you have in that home, in that family, in your marriage, about the kids, about pinpointing to others. I pray that you may understand that what Joseph needed, what was upon Joseph is the same thing that you need. When the power of the Lord comes upon your life, the evil worshipping, the adultery, the idols that were in the house of Potiphar, they immediately fled. They were immediately chased out, because the influence of the power of the Holy Spirit that came upon Joseph, it is what drove out what was in the house of Potiphar. So I want to tell you that what you think you do not need, it is the right thing that you need for you to experience what you have been seeking and what you have been looking after. Ariko mwamfashije tugasoma umurongo wa 5 hanyuma tugasenga, kuko uyu munsi hari ikigomba kwinjira iwawe. So uhereye igihe mbega bifite aho byatangiriye, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ikibintu bye byose, Uwiteka umugisha urugo rw'uwo munyegiputa. Bamuvuze neza, umunyegiputa. Mbega wumve ko atari umwisirayeli, ubyumve ko atari ubwoko bw'Imana, ari umunyegiputa. Imana ihumugisha Jesus urugo rw'uwo munyegiputa kubwa Yosefu, kubwawe wahuye na presence no kuzuzwa imbaraga z'Imana. Hari icyo urwo rugo cyabona. Bari bategereje wowe. Kubwa Yosefu uru rugo rurahinduka. Ngo umugisha w'Uwiteka kuba kubyo atunze byose. Wa munyegiputa ibyo atunze, mu mutungo harimo amafaranga. Bajye kubisobanura ariko kuki nihuta. Ngo ibyo mu rugo, ibyo mu murima, n'ibyo mu gasozi. Jesus Christ, the presence of God upon Joseph, presence y'Imana kuri Yosefu yarenze urugo ijya no mu gasozi. Yageze ahari ibintu hose bireba babanyegiputa. Ariko niba muhari, iyo tuvuga impartation y'ijuru, gusigwa n'ijuru, kuzura imbaraga z'umwuka wera, n'ibingibi. Niyo mpamvu Satani arwana ngo ntiwuzure, nuko azi ko arangiye umugisha ugiye iwawe, mu byawe n'abawe n'ibiri mu gasozi. Uyu mugabo yagezweho na byose. Mu 6 abitsa Yosefu ibyo atunze byose, arabimubitsa. Mbega trust, mbega mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Don't read. Turimo turavuga umugisha utangwa na presence y'Imana. We're speaking of the blessing that is given by the presence of the Lord. Atari ibingibi isi yadushyizemo ngo fight your way out. Mbega kwirwaneho, shirama kawe,
isi iradutoza bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. The world is training us different from what the principle and the word of God says. Tufite amaso kandi turabizi kwirwanirira no kurwana no gucakura no kwicira inzira no kwikira bifite aho bisoreza. Ndashaka kugira uwo mbwira ngo presence y'Imana ubwayo nayo ica inzira. Yes, now, of fighting for yourself, looking for the ways on your behalf. Of course, we know the end results or the ending. But I want to tell someone who is following me right now that even going God's way has also a source of presence y'Imana ubwayo ica inzira. God's presence makes a way. Isi yadushizemo ko umuntu ahari kurwana kwirwana. Iyi si uyu munsi uhura n'umuntu akaguca hejuru. Muvukana cyangwa bigeze kuri cash, bigeze ku mutungo, bigeze ku kubona akazi, abantu amanyanga barimo barakora ararenze. Now when it comes to seeking the job, when it comes to money, people are doing so evil things. Abantu barakora ibintu, umuntu baragushyiraho pressure, bati nutemera gukora iki cyaha ntabwo ubona iyi post. Abana b'Imana bakabyemera. Ninde wakubwiye ngo umuvumo utangirira umugisha? Now, the believers are being forced to do, of course, to do sins for them to sit in certain positions. So who told you that the blessing comes after doing a cursed thing? Ninde wakubwiye ntubona ko ari daimoni satani urimo urashaka kwanduza ibyo uzakoresha amaboko yawe byose? Don't you see that it is the devil wants to that in your hands? Umugisha w'Imana babanza kusasira ibyaha, babanza kwiyanduza, bakabanza gukata, bakabanza gucira bugufi amafuti. Hari abantu murimo muracira amafuti ibibi mukayacira bugufi ugaceceka ngo utakavaho. Hey, ninde wakubwiye ngo barabanza kwanza abantu mwashashe imigongo, umuntu arakandagira uko ashaka ngo ni bosi, aragukoresha aragukaragisha gati amanywa nijoro ukabyemera ngo none se nabigirane ko ari gihe ureze bari umuntu banjye. Ninde wakubwiye ngo umugisha n'umuvumo biravanga mu cyumba kimwe? Nibishoboka uhisemo umuvumo kubera ibihumbi 200 baguha. Imana reba neza ngibi kubaho kw'Imana, presence y'Imana icinzira ubwayo igatanga umugisha ngo kubyo mu rugo no mu mirima ngo no mu gasozi. Now the Lord's presence will make a way even in the household, of outside the house, even in the things in the field. So many people, you are doing evil things, you are being corrupted, you are doing sins intentionally because you do not want to quit the job. The bosses are making you to go in the sins. Who told you that the blessing of the Lord will come after you have contaminated yourself, after you have committed sins? Many people, you are lying and the bosses are working on your backbone. So why? Just in the name of that, you are the one who is taking care of your young ones. Who said so? Who told you that if you do not live such things, the Lord will not bless you? Abandi ngo nuko utarabona kamodoka, ngo nuko utarabona iki, umuntu akakubwira ngo ndayigura ndagira gutya, meme nabari married. Even people who are married. Umuntu akakubwira ngo ndakugura kamodoka, ukemera ukagira indimi ebyiri, ukagira ubucakura ngo none se nabigira guti isi yo munsi nugukanura. Yewe uragiye warangiza ukambara ku cyumwe ukajya kwicara mu nzu y'Imana. Urimo uragerageza kwicira inzira ugaragare neza, urimo creating a good image, ariko Imana mwatandukanye. Bimariye icy'umuntu kubaho isi gukomera amashi ufite good image ariko udafite presence y'Imana ku buzima bwawe, watakaje Imana. Yesu yarabajije ngo bimariye icy'umuntu kubona iby'isi byose ngo akazasoza abuze ubugingo buhoraho? Bimariye icy'umuntu ko abantu babita buri munsi tubareba, abantu ko babitaye, abantu ko babisize bya mirenge shato, amamodoka ataraba ko babisiga buri munsi ngo n'umutima hatataka amasegonda birakabarangiye, ko nta na kimwe kimukurikira, akajya guhagarara imbere y'Imana forever, agacibwa urubanza, akajya gushya iteka n'iteka kubera ngo yashatse kwempressiona abo wempressiona. Iyo uvuye mu mwuka mutandukana ubwo, usibye akarabyo bazana bagataho bashyiraho ibitaka, ikindi bakora niki? No kurira amarira abiri ijoro wapfuye.
ku munsi wa gatatu w'ikiriyo baba banywa igikoma barya n'ubugari. 3 days bongera kurira bagushingura kuko bakubonye uhumirije n'ipamba mu mazuru. Nyuma yaho bataha banywa fanta and you are gone. Isi iragutandukanya na presence y'Imana gute? Ibi wabimenye mwareka inzangano ziberaho mukorera. Abantu barapfa ubusa, umuyobozi arapfa n'ikintu uri muri ya office nakuvugana n'uyu wo muri ya office sinzi ngo yavuze uriya uyu nguyu. Abantu barapfa ubusa. Umuntu arirukanisha undi mu kazi, uramwirukanisha ngo wowe uzagahoreho. Abantu murahemukirana every day. Ngo yacurungwa asiga afite abakiriya benshi, umuntu akajya kumurogesha. Iryo ni ishyari, iyo ni daimoni. Kubera kutagira presence y'Imana. Bibiri tweretse Yosefu kubaho kw'Imana kwazanye umugisha mu bye nabe kwa Potifari. Yo ngo imirima irarumbuka no mu gasozi, n'abari mu gasozi baryaho. Now the Bible has shown us how the presence of the Lord was upon Joseph, and he was blessed, and the people of the household of Potiphar were blessed, even up to the field. So what can it benefit a humankind for you to live an evil life and then you end up going in jail? People at their place of work, they are in gossiping. Of course, they end up, they accuse you for something, you end up being fired on your job. So what will it benefit you if you make your colleague to be fired from the job? Will you remain on that seat forever? People are impressing others just because even the believers, they are impressing others, even the married ones. They commit sins because they have said that they're going to be bought good mansions or good cars. So what can it benefit you to impress these people here on the world, but you end up going to be judged in front of God for your entire life? What can it benefit you? Don't you see that if you have the presence of the Lord upon your life, you can be blessed, and then you bless the people who are beside you, who are in the environment, and you also end up blessing the fields. Bibiri iravuze reka mpagusomere Uwiteka umugisha urugo rw'uwo munyegiputa. Babishyizeho kugira ngo umenye ngo umugisha uje muri uru rugo si ukubera uyu munyegiputa, si ukubera Potifari, ni ukubera umuntu ufite presence y'Imana wahuye n'imbaraga z'Umwuka Wera winjiye muri uru rugo. Ahisa driving out, ahisa sohora imivumo n'ibibi byose. Presence Imana ikeneye ku buzima bw'abana b'Imana muri iyi season. Impamvu tuvuga sinda season nuko Imana igomba guhindura ibintu aho twinjiye hose. Duhita duhinduka itara ry'Imana aho twinjiye. Tuzana icyubahiro cy'Imana. Winjira ahantu wabonye akazi, imyuka mibi gasohoka, abantu bakaba deliver sayine banywa ikawa. Wow! Abantu kuza muri office yawe agatangira kuvuga indimi. Dore ngibi Potifari ngo yarebye Yosefu aramubwira atari kuri w'Imana. Ngibi gatatu hasoma. Shebuja abona Uwiteka ari kumwe nawe, arabibona amaso y'umubiri arabimwereka ati uyu musore ari kumwe n'Imana y'Abisirayeli, ari umupagani. Icyo tubuze muri iyi minsi ni presence y'Imana, ni cyubahiro cy'Imana. Ngo ahabwa umugisha uza kwa Potifari kubwa Yosefu. Iri jambo ryankuyemo ibintu byose. Kubwa Yosefu, my dear, kubwawe. Impamvu Imana idutindije muri aya masengesho ni ukugira ngo kubwanjye hagira abakira, kubwawe hagira abarokoka, kubwa Angel hagira abandi dore twese twafatishanije hamwe. Kubwawe umuryango ugahinduka, buri muryango wabugiye guhinduka, ibintu byahinduka. That is revival then. Yes, now the Bible continuing and say that the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Now the Bible is clearly identifying that an Egyptian, because there is the presence of the Lord was with Joseph. The reason as to why we are spending this much time we are spending them in prayer, interceding and being on our knees. It is because of you the Lord needs to bless your home. Because of you people need to be blessed at your workplace. Because of you
in that marketplace where you sell things. People need to come at your shop. People need to come at your entrance, and they be filled with the Spirit of the Lord because of you, only because of you. If we stand in our positions because of us, the Lord is about to do the greatest thing in the impamvu turi muri season ya sinda nyine season, impamvu turi muri season abantu barimo baruzuzwa. Imana ivuga ngo urubyiruko muratabawe murujujwe n'abakambwe twese hamwe nako abakambwe naho twabakuru nuko my God Imana irashaka kwinfluencer isi, irashaka kwinfluencer. Niba umugabo umwe Yosefu yarakandagiye ibwami akahanyeganyeza atavuze, twebwe tubanza kuvuga amacandwa agashira. Ndi umurokore usengera turi muri 40 bati wowe uri umurokore, ahubwo bagaseka. Yosefu nta message atanze, aje mu mbata, aje mu bagurwa nabo, aje nka esclave. Presence ya Yosefu ibwami isobanuye presence y'Imana ibwami. Ngibi ni Imana ishaka. This is revival then. Presence y'umuntu umwe ahageze hose icyubahiro cy'Imana kikamanuka. Umugabo umwe bamwita Charles Giffine. Abantu basoma amateka y'abantu bazanye ububyutse. Uyu mugabo Charles Giffine yari umugabo w'umunyabubyutse. Imana yakoresheje kuzana ububyutse ahantu hatandukanye. Ariko umutwaro wanjye yambwiye inkuru imwe yasomye ku bubyutse yazanye ahantu ngo rwari uruganda rurimo abakozi barenze 3,000. Nkuko usanga hari uruganda runini cyane bakora ibintu bitandukanye. Aruzamo, sinibuka invitation yari afite, ngo arinjira, yari afite presence y'Imana, imbaraga z'Imana zari kuri uriya mugabo. Bavuga ko yari afite umusenzi umwe, umugabo witwa Father Nash, one prayer warrior. Umugabo umwe yarahagaze interceding umugabo, yarahagaze yiyemeza gusengera uyu muntu. Apana byo basenzi 300. Umwe wamenye icyo agomba gukora kubw'umukozi w'Imana. Imana yaguhaye impano, yaguha umusenzi ukomeye nka Giffine, nka Father Nash. Charles Giffine arasohoka ajya muri uru ruganda afite ibyo agiye kuhakora bitandukanye, si preaching cyangwa iki. Ngo ageze mu marembo ahasanga ngo abagore babiri bagiranye conflict. Sinzi niba ari abagore cyangwa ari abagabo, barimo baratukana batongana. Charles arinjira arabareba nkuko mise ndeba angel. Ngo akibareba baratongana bataramureba, bakimureba bamubonye mu maso bose batangira kurira, bararira ntacyo avuze. Arabarebye ngo ndimo ndareba angel, ukundi mo ndakureba nawe ukandeba. Baratongana, umwe aramureba undi areba undi, bamurebye mu maso. Charles akomeza bareba gutya. Uruganda rw'abantu 3,000, urumva icyo kintu ni ikintu kiri kuri hectare irenga, abantu bose abakozi bose baraho bumva. Abantu bamurebye mu maso batongana, ngo babona Imana, babona presence y'umwuka w'Imana. Ako kanya bitura hasi baraboroga. Ndi umunyabyaha, ndarimo ndakora ibiki, ntibakijijwe. Batongana nyine nk'abantu bakorera hamwe bashwanye. Batangira kuboroga, batangira kurira, basaba Imana imbabazi. Apana Charles Giffine, Mana tubabarire, turabanyabyaha, ababarize bakongeza abari nyuma yabo, abari nyuma yabo bakongeza abari nyuma yabo, bose uruganda rurenze 1,000 bose batangira kurira. Ni inkuru ihari iri written. Batangira kuboroga. Charles bimuzanye ntiyabaye akibikora, bitangiranye n'abatonganaga bihanye bakongeza abandi, n'abandi bareba Charles bakihana, n'abandi bamureba bakihana, n'abandi bisoza revive ibaye mu ruganda. Ibyo babyita kubaho kw'Imana ku muntu.
Now, the presence of the Lord, the power of the presence of the Lord. There is a story of a man, one of the revivalists called Charles GIHE. He was once invited to go in a factory. This factory had more than 3,000 employees. So as soon as he entered into the gate, there were 2 men or women. I don't recall very well. This is a story that was told by my husband. These people were, of course, in a dispute. They were quarreling. So as soon as Charles GIHE came in, he had only one intercessor. If the Lord gives you a talent, he can even give you an intercessor. This man was called Father Nash. So when they entered through this gate, of course, these 2 men or women who were in dispute, they looked at Charles GIHE and then they were in tears. They began to cry. And when they saw Charles GIHE, they immediately saw God, and then they began to cry. So these were crying. Of course, others also came to see what happened. When they came also, they saw Charles GIHE. They all began to repent. Remember, these people, they were not saved, they were not born again, but because they had seen a man who had the power and the presence of the Lord, they turned up to be kneeling down and crying. So what the purpose or the invitation he had gone to do, he did not respond to it. They end up being in a service of revival. Oh, Jesus. Iyo nkuru yankoze ku mutima cyane. Abantu ibihumbi baraboroga, ababosi bananirwa uko babafata, abashefu bananirwa uko babagenza. Ikindi gihe yari yaje mu mujyi Charles GIHE umujyi runaka aje kuhakora igiterane, babanzaga gufata iminsi ya intercession amanywa nijoro. Charles GIHE yajyaga aho hantu umukozi w'Imana ari bujye nk'icyumweru ibibiri asenga amanywa nijoro adapfuka amahari. So igiterane kikagera n'umukozi w'Imana yamaze kumujoininga, bagafata byibuze indi minsi 3 nta kindi kintu bakora, amanywa nijoro basengera aho hantu. So awo mujyi barimo igiterane bakoze amaposters n'ibiki byose ngo umujyi wose ubizi. Bagiye ku munsi wa mbere ikirere kirafatwa, angel. Yes. Abantu guhumeka nk'uko ndimo ndahumeka oxygen irafatwa. Hari ibintu mvuga nkumva Jesus. Ikirere kirafatwa, atmosphere irafatwa. Nukuvuga ngo uraho wese arimo arahumeka umwuka. Uwo mwuka uhumeka uwafashwe urimo presence. Hallelujah. Nta ukubwirije upfa kuba urimo urahumeka iyo atmosphere iraho muri icyo gihugu. Imbaraga z'Imana zikabafata. Baravuga ngo uwo mugoroba abari mu tubare, abari mu tubyiniro bose bananirwa kujyayo. Baravuga ngo utubare twose turafunga, boîte de nuit zirafunga. Umugabo umwe yarimo ngo arava ahantu mu ntara yinjira muri uwo mujyi, yari uwo mu idini ntavuze, ajya kuri station ya mbere yagereyeho ngo agiye kunywa essence. Ahasanga umupompiste nyine umufasha kunywa gushyira essence mu modoka. Umugabo arangije arasohoka, aramubwira ati nibiki biri kuri station? Undi ati hari biki? Ati ko numva umutima uri muranjye. Bose baramuseka baramureka. Ati niki? Ati umutima uri muranjye. Ati niki? Ati ko wabuze amahoro ariko kuko babizi ko idini rye ritemera Yesu. Ati bati reka tugusobanurire, urumva ushaka kwihana? Ati ni twese hano. Ati twe twaraye twihanye, twaraye tuvuye mu giterane, ubu mukanya turafunga tujye mu giterane. Ati jewe se ko nabyemera. Ati ngaho byirengagize kuko urumva arimo arahumeka. Nawe arimo ayayayayayaya gusenga gukora imirimo bene da. Barangije baramubwira ngo pfukama tugufashe ngo natwe ejo badufashije. Arapfukama baramwatuza, baramubwira ati ubu urahita utungana nubwo wakomeza ukagenda. Akimara kwakira Yesu mu buzima bwe aratungana. Ariko mwavuze ngo Imana. Aratungana, araseka, aravuga ngo nico byasabaga gusa. Ati uwo muri buhure wese uri murahumeka iki kirere muri uyu mujyi yafashwe. Ati ubu ntabwo dufite hano dushyira abantu. Kubera iki? Bari bamaze iminsi muri masengesho adahagarara. Icyubahiro presence y'Imana iramanuka. Imanukirabo ariko imanukira na ku gace. Wabibonye ko icyo ukeneye cyane ari presence y'Imana.
Now, I believe as we bring this story to brief, so there's another time also Charles Giffany was going to a certain city. They had made posters, they had a conference, a big conference. So before the servant of the Lord would come to the city or to the place that it had been scheduled to have the conference, now the intercessor would go there 2 weeks before the conference begins. And then the servant of the Lord would join him. 3 days, they would be praying, of course, dry prayers, praying and fasting before the conference begins. Now, in that specific city, what the story reads, it reads that, of course, there were people were inhaling the oxygen. The oxygen they were inhaling, of course, it was filled with the presence of the Lord. So there is this kind of man who was of course believing in the power of the Lord. He was an unbeliever. So when he came to the petrol station, he wanted to fill his car with fuel, and then he felt the sense of course, being disturbed. So he asked the attendant, but what is happening to your petrol station? I feel uncomfortable, I feel disturbed. So because they had known it, because the previous day they were all filled with the presence of the Lord, the breath they were inhaling, of course, everyone who was breathing that kind of oxygen was immediately under the influence of the Holy Spirit. People who had gone in the bars, people who had gone in nightclubs, they all ended up coming and giving their lives to Jesus. So this man, of course, after he understood and accepted, he knelt down, he gave his life to Jesus, and then he felt at peace. So he asked the attendants at the fuel station, so this is what it only required me. He said, yes, go, and then if you meet certain people and you feel like they also want to be blessed, if you feel like they also are disturbed, if you meet these people and then you happen to see them that they also want to be saved, please help them, because now you are saved and you are now a holy believing creature. Ndizera ko noneho uri murabyumva neza ko icyo ukeneye ari ukubaho kw'Imana. Iyaba uburyo turugwana dushaka amafaranga, dushaka igikundiro, dushaka ibintu, ari tuzi ko ariko twagapfukamye dutaka, dushaka presence y'Imana, dushaka imvura iva mu ijuru, I tell you, ibintu byose byagahindutse. You need God. Ukeneye Imana kuruta uko ukeneye kujya wicaza uwo muntu ngo umubwire change. Abantu bicaje abantu ngo ahinduke. Ntabwo ufite imbaraga zihindura umuntu. Ntabwo ushobora guhindura umugore wawe. I tell you, ntufite imbaraga zihindura umugabo wawe. Ntabwo ngo tugende kuganira ngo communication will make it better. Bamwe bajya muri communication bagatana ingumi. Ahubwo mugataha mwarakaye kuko murimo murakorera muri atmosphere itari peaceful, atmosphere itarimo urugo rukeneye Imana. Niba ikirere cyafata umuntu agahumeka akihana, niwumva ko icyo dukeneye ari presence y'Imana. Iyo abatwamenyaga uburyo tugomba gushakisha Imana bene data no kurizwa no kuvuga ngo Mana twuzuze presence y'Imana ku buzima bwa Yosefu, yahaye urugo ibwami hahindutse paradise. Now, I believe and I hope that you have come to the understanding that you only need the presence of the Lord. Jesus. It is only God you need in your life for you to have things change or things align. Many of you said that I need my wife to be changed. I need my children to be changed. I need my husband to be changed. Some of you even said that let's go and communicate, because communication is key. When there is good communication in the family, of course, things will go in line. No, some go in communication, some go to communicate, and then they end up, of course, being bruised. Why? Because being under the realm or the atmosphere without God, it is so dry that it cannot make things happen. It is only God that we need, that will make things to be smooth and you be under the influence of the Holy Spirit. Upresence y'Imana niyo ukeneye, kuko nirwo rufunguzo rw'ibanze tubona rukingura ibintu byose. The presence of the Lord. Rukingura ibintu byose. Ndimo ndavuga iki? Ndimo ndavuga ngo ubu kurikiye, niba ukinguye umutima wawe uyu mugoroba, reka dutarame mu kubaho kw'Imana. Reka urebe ngo ibyari mu rugo kwa Potifari birahabura, presence y'Imana itegeke, uririre kuzura. Apana bya bindi wuzuye muri 96 cyagihe ngura ahantu ngwiriya ngo mu musozi ahantu. Imana ni ya buri munsi. Nukavuge presence y'ibyakubayeho, amakuru y'ibyakubayeho, vuga ibyaka kanya, vuga iby'uyu munsi, vuga iby'iyi segonda.
aho uri nizere kuri ku gicaniro, nizere ko aho uri n'ubundi amasaha y'igicaniro arageze. Iminota mikeya reka tujyaneyo, iminota mikeya reka twinjiraneyo. Kingura umutima wawe. Ayaya, ibimenyetso biri everywhere. Signs are everywhere. Kwa kanyaraka kugira ngo Imana ikugenderere. Ko turi mwiriba hagati. We are in the middle of the river. Turi mwiriba hagati. We are in the middle of the river. Turi mwiriba hagati asamunywe. Please open wide your mouth for you to drink. Uko bisanzwe atabari kubikora, kora ibidasanzwe mu kubaho kw'Imana. Do something that is unusual in the presence of the Lord. Hatagira urangara mu izina rya Yesu. Let no one be distracted unless if you do not want. Ariko niba umutima wawe uyu mugoroba uvuga ngo ndumva Imana igomba guhindura iki kirere cy'uru rugo rwanjye, cy'iki gihugu, cy'aya mahanga ndimo, ndagusabye ngo ni wowe mukandida, kuko ukeneye kubona icyo uru rugo rwabonye turimo turasoma. But if you feel like you need something, God to do something for that home to be changed, for that city to be changed, for the continent you are in to be changed, you are the candidate because you need what such family, this same family received. Kingura umutima wawe akakanya. Open your heart right now. Kingura umutima wawe niba ushobora gupfukama, niba uzamura amaboko, niba ukora iki, ntabwo ari ibintu by'Imana yanjye. Ni impano twahawe na data, twahawe umwuka wera kutubera ingwate. Icyo dusaba n'ubushake bwe. What we only need, it's all about His will to be in our lives. It's only things that you do not have to force. Only open wide your mouth, open wide your heart so that He may come inside. Ukeneye imvura isimbura ibyabanje. You need the rain that replaces the things that were there before. Imvura iguye hari hatinze igihe cy'iki. When the rain comes, when it has been a long season of drought, muzarebe ikihaba, ivumbi ryuzura ikirere. Of course, the sun of the drought will fill the realm of the cloud. Nyuma y'agahe gato utangira kubona ya majardin yose yumye, ya migezi yumye, utangira kubona ihembuka, jardin zo mu rugo zigahembuka, ibintu byose bigahinduka green, kuko hari imvura ibije isimbura iki. Imvura Imana itanze igiye gusimbura iki? Igihe cy'izuba mu buzima bwawe n'urugo rwawe n'ubuzima bw'itorero mu izina rya Yesu. Yes, after the sun fills and the dust fills the cloud, you see that there is refreshment. The grass begins to become green, and then you see there is the refreshment in your home. When the Lord gives the rain, there is the refreshment, there is a rejuvenation in your home. Kingura umutima wawe akakanya. Open your heart right now. Kingura ubugingo bwawe akakanya. Open your soul right now. Imvura y'umwuka wera isimbura aho umwanzi yashyize ivumbi, aho amaze igihe yarumishije ibintu byose byaragagaye. Mu izina rya Yesu bivomerwa imvura. Buri umwe wese harasaba imvura y'Imana, niyo mazi aturuka ku ntebe y'Imana akunyagire mu izina rya Yesu. Let everyone, wherever you are, ask for the rain,